Ya amahoro y'Imana nabane namwe mwe bakunzi b'imirongo migari ya Peak Official. Anje muri kumwe muri iki kiganiro mugiye kubana nawe muri iki kiganiro nitwa Nobi. Ntago ndi njyenyine andi kumwe na Peak Production. Peak umuntu munini Peak dusanzwe tuzi nk'umusobanuzi. Peak uraho neza? Muraho neza Monsieur Nobi, mumeze mute? Ni amahoro? Ni amahoro cyane ariko Peak hari ibibazo byinshi dufite nk'abagenzi. Hari ukuntu udutererana ukamera nkaho utatubayemo cyangwa utaturimo. Akenshi dukurikirana ibiganiro byawe twe bakunzi b'imirongo migari yawe. Abatayizi ni Peak Official, bajya ku mbuga zose hose ni Peak Official, ntekereza ko ari ryo zino ukoresha gusa cyane. Ya rero hari ukuntu dutererana wowe ukigira mu bantu bakuru cyane, akenshi uba uri muri politike n'amamodoka. So kuri uyu munsi hari uburyo ki watanze audience, uravuga uti umuntu wese waba ufite ikibazo cyangwa se ashaka gukora discuss hamwe nawe cyangwa debate, ibiganiro n'ibindi, yego ari free, yaza akibohora akavuga muri free speech mu kantu wakwirakwije ahantu hose ngo bita free speech cyane rwose. Ya muri urwo rwego rero natwe tuje nk'abagenzi mpagararira n'abandi bagenzi banjye. Peke hari ikibazo kitwugarije hano hanze nk'urubyiruko. Hari ubwo twiblaming ariko tugasanga atari impamvu zacu. Urugero hari ubwo ushobora kuvukira mu cyaro nta kuba utakoze kandi uba uri umugenzi ukora cyane ngo nawe uzagere ku nzozi zawe, ariko wareba ugasanga bya bindi uba urota inzozi zawe hari umuntu uzirimo uziviva uzifilinga. Wa mwana w'umukire nyine uri mu mujyi utuye ahantu heza, wa mwana se akubita agatwikiriye akavuga ubuzenguruka muri Kigali. Ese Pike abo bana bombi ntabwo bahuje amahirwe cyangwa se nuko ababyeyi babo bakoze cyane? Wowe byumva ute mu mboni yawe Pike? Reka mbanze dusuhuze n'abantu bose turi kumwe ku mirongo migari ya Peak Official, kubera ko twatanze urubuga n'ibyo ko abantu tuba tuganira kenshi na kenshi. Abazajya babishobora bazajya baza tuganira, ariko icyo kibazo ni ikibazo kiri familiar igihe uko ndi kucyumva mu mboni yanjye. Rero byagutangaza nyine, ushobora gusanga naba numva ko buri wese nyine deservinga kubaho nk'uko ariho. Ntabwo wajya kujudginga abantu cyangwa kubacira urubanza mu buzima barimo. Niba ari umwana wo mu bakire nyine akaba afite agatwikiriye ko ari muri ubwo buzima, ntabwo numva ko wamujudginga kubera ko utagafite. Nta nubwo numva ko umuntu kuvukira aho ari, aho yisanze yaravukiye byaba icyaha. Niba waravukiye mu cyaro ntabwo ari icyaha cyawe kuba ariho wavukiye, nuko ababyeyi bawe ariho bari barakariho bakubyariye. So niba waravukiye mu bakire rero nuko ababyeyi bawe bakoze cyane bakaba barakubyaye uri umwana wo mu bakire, niko numva nabyita. Hanyuma ikindi numva nashyira aho ngaho, ntabwo njya ntererana aba generation Z, generation Z, uretse ko nuko ariko mubyitage nta nubwo njye mbyemera ko ntabwo mwavuga ngo muri generation ya nyuma kandi na nyuma yanyu hazabaho abandi ngo turaba imperuka. Yego muraba imperuka, kandi iyo mperuka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri kuva kera twajyaga twumva ko izaba, ariko ntabwo yabaye. So rero reka tubarenda generation igezweho, ariko tureke kwita ngo generation ya nyuma, sibyo? Rero ntabwo numva ko mwebwe mwa blaming abagenzi banyu, kuko nta muntu uri kuba mu nzozi zanyu. Kiza ko mwebwe ubuzima murimo nibwo buzima bwanyu. Ubwo niba ubuzima warimo ari inzozi kuri wowe, uracyakeneye gukora cyane, kubera ko wari kuba mu buzima bwe. Noneho ubwo buzima uri kuvuga ngo we arimo araviva muri dreams, mu nzozi zawe. Arimo araviva dreams zanjye, ariko kuri wowe it is a dream, kuri we it is action life, ni ubuzima busanzwe. So aho that point aho niho hari ikibazo. Ibyo ngibyo ntabwo ari amahitamo yanjye kuba ndi hari ahantu, kandi kuba ari amahitamo y'ababyeyi bawe, ni amahitamo y'ababyeyi banjye. Ariko nanone ababyeyi bawe ntabwo bakushyizeho umunyururu, ntabwo wambaye isheni ngo aho ngaho bo bahisemo kuba ariho bari, kuko ubuzima bo bari bashoboye ariho bwashoboraga kuba buri. Ntabwo bagufunze ngo bakubwire ko bakubujije kuba mu buzima wowe ushaka. Sinzi ikintu uri kucyumva. Niba wowe utarabashije kwishimira ubuzima urimo n'ababyeyi bawe, rero haguruka ukorere wowe ubuzima bwawe. Hari ukutishimira ubuzima bwawe, kandi ntabwo ntugayire abandi ngo bari mu buzima bwawe. Dore ikibazo aho kiri Pike. Urareba mu gihugu dutuye u Rwanda, nta mipaka irimo mu turere. Wabaho ushaka, watura aho ushaka, nta mupaka urimo. None kuki umubyeyi wanjye yahisemo kuba
ari mu cyaro, hakaba hari na mugenzi we wahisemo kurenga icyo cyaro akajya mu mujyi. ibyo ngibyo rero ntabwo ari wowe wa mbere, si n'ubwa mbere mbyumvise, yewe si ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu. Hari n'abantu nzi bakuru rwose bakuru, mperutse kugenda numva bari kugenda bivugisha utugambo nyine ngo reka, hari ibintu umunyarwanda avuga ngo amagambo, ibigambo, utugambo, reka ariko mbishyire muri sanse yuko ibyo numvise byari utugambo, nawe ibyo uri kuvuga ni amagambo, ntabwo twabigira ibigambo kubera ko abari kwivuga bo ntabwo bahari. Iyo bibaye ibigambo bivugwa n'abandi bantu bari kure cyane. So rero hari abo duherutse guhura nabo nyine muri ubwo buryo nk'uko ushatse kubivuga, ariko ntabwo ngera ko nashatse kubifata, kubera ko ikintu cyagutungura ni ukuntu nahuye nabo bari kugenda bivugisha nyine utugambo nk'utwo, ngo urabona izo nzozi wavugaga wowe utari kubamo z'abandi, ubuzima bw'abandi bari kubamo busanzwe ukabona ari inzozi. Nk'uko hari abari kuba mu nzozi zanjye, hari abo ndi kubera mu nzozi, kuko nawe hari abo uri kubera mu nzozi. Rero n'ubu bari vuga ngo urumva ngo muri za 70, ngo 78, muri za 80, natwe ngo ababyeyi bacu ngo bari hano, ngo bari kumwe n'abandi, ngo bajya kubyina, ngo bakora iki, ngo bari kudiha iki, ngo bacinya akadiho, ngo mugenga abandi bana bagaraga nabo bari kugura ubutaka, ngo za Kiyovu, ngo bari gukora, ngo none ngo ubu ngubu ngo reba nk'ahantu batuzanye, none ingaruka ziragenda zingaruka, ingaruka ngo zitugeze. So wajya kubara ibyo bintu wowe uko urimo urabyumva, wanakumva ibyo barimo baravuga, ukibaza bano bantu baratekereza ko rero umuntu wavutse muri 80 desha no umuntu afite imyaka 46, yavutse muri 80, sibyo? Yego. Niba aravutse muri 79 afite hafi imyaka 47, none ugasanga narakishujuta ngo se ngo yamutuje ahantu habi, ngo mpamvu ngo kuzungura bizamugora, ukubera ko se na nyina ngo mu gihe bari kumwe n'abandi ngo batagiye bafata ahantu hazima, ngo najya kuzungura nta kizavamo. So niba utekereza gutyo ko ikibazo cyawe ufite ari icy'ababyeyi bawe, uri gutekereza nk'abo ngabo nabo nahuye nabo, kubera ko nimba ise ubabyara cyangwa se wabo bene wabo bafitanye isano baragiye bagafata mu Kiyovu cy'abakiri icyo gihe ko no hari hagezweho, niba baragiye bagafata Nyarutarama ko no hari hagezweho, niba baragiye bagafata Kimihurura. Ariko iyo uvuga gufata aba ari ukugura cyangwa nukuza baraguze barafashe, ntago mbizi. Icyo mpfa nuko niba numvise bari kwivugisha ngo badata ngo bazanye n'abandi hano icyo gihe, none abandi ngo duraho bari ngo twe ngo turi hano. Guys, murafya mwarura iki? Isoni barananiwe kugura Nyarutarama, akanirwa kugura mu Kiyovu icyo gihe, urahari uri umujeri urahari. Kiyovu ntirimuka, Nyarutarama ntirimuka, Gaciro ntiragenda, nta namwe harimuka. We nawe genda uhakora uhagure kugira abana nabo batazakugaya nkuko nari kugaya so, kubera ko hari igihe abantu bumva neza ko kubaho k'ubuntu ari ngombwa ngo songa yarakubikiye ibyo uzaza ngo kuzungura, ariko ntunamenye kwenda nawe atigeze agira nayo mahirwe yo kubona wazungura. So rero numva atari ibintu bavuga ngo bari kuviva muri dreams zawe mu mitengaruka nze kuvugira young generations, ahubwo young generation mwebwe mukura amaboko mu mifuko, mukore cyane, mukore. Rero muvuga ngo akazi karabuze ku bantu bamwe, kandi habuze akazi mwebwe mwifuza, akazi kababeshaho ko ntago kabuze. Icyo kintu ntago ari ukuvuga ngo nukubura akazi twebwe twifuza. Urumva hari abantu young generation ko mute ushaka akazi ko muri office, icyo ni icyambere. Cyambere ushaka akazi ko muri office, wajya kureba n'icyiciro cy'ubumenyi bwawe ni giki, undi ukavuga ngo akazi ugatanga ku kimenyane. None se wagira ubumenyi gute kandi utagiye aho kuri office ngo wongere ubumenyi? Kuri office ntago ari bamenyera ubumenyi bwo naranire kumemoriza uri mu ishuri ngo bimenye aho bari buri kuguha. Ushatse kuvuga experience se yaba ari iki? Experience si ubumenyi. Okay, kubera icyo utegereje experience no muri biro z'abandi, nuko wakagombye kubanza gukora ikintu cya mbere ukajya muri iyo biro ukamenya bimeze. Muri iyo rihaso ni buri kuyemera rero, muri iyo rihaso ni buri kuyemera. Ikintu cya mbere ugomba kubanza gusobanukirwa, cya mbere kiri kwica Abanyafrika ntabwo ari mu Rwanda, si mu Burundi, ahantu hose urubyiruko rwo muri Afrika ruri kwicwa n'ikintu kimwe. Urubyiruko rwo muri Afrika rushaka kuba ubuzima bwo muri social media, social network, ibyabonye kuri WhatsApp bagenze bapostinze, ibyabonye kuri Instagram abandi bambaye, ibyabonye muri Amerika ba Kim Kardashian bambaye, bande mbese bashaka kuba ubuzima butari ubwe. Ntabwo rero mu gihe ushaka kuba ubuzima twibereyeho mu nzozi kandi watangiye umbwira nyine ko muri kubaho hari abantu bari kubaho ubuzima bwanyu, so bari kubaho ubuzima bwanyu kubera ko bo bari kuba actual life, kuri mwebwe ni dreams n'inzozi. Ibyo byose bizakemuka gute? Bizakemuka uko mwebwe nk'urubyiruko wanje kureba imbaraga mufite n'ubumenyi mufite, mukabyaza umusaruro ku kigero kingana nk'uko mwe mu ngano. Wabibyaza umusaruro tudafite base n'ukuboko k'umubyeyi peke.
ukuboko k'umubyeyi se we yari afite ukuboko kwanda ajya kugukuza nawe yari afite ukuboko k'umubyeyi wiwe. wabibwiye nande? ibyo wabikuye he? ni ibintu by'uruhererekane. kandi wumva aha sawa, umwe arakubwira ngo ba data kuki bataguze mu Kiyovu bakajya kugura mu Gatata hejuru, abandi bakajya kugura kuri juru. Impamvu bagiye kuhagura nuko aribo bari bashoboye icyo gihe, kuba nawe warahakuriye rero kuhikura ni ubushake bwawe ko nta muntu wakuboshye amaboko, no kuhaguma ukagumana nabo mugasazana ugategereza kubazungura n'abana bawe ukazabwira ko uhari kubera ko baso aribo bakujyanye, ubwo nabwo ni ubushake bwawe bworoshye, nta na kimwe kibuhinduraho. Ahubwo twe turebe ngo ikintu cya mbere kiri kwica young generation ku isi yose, ariko cyane cyane muri Afurika, ntago mugishaka gukora imirimo iboneye. Muri abantu mushaka ngo mwingingwe mwebwe ibyo mukora ngo babinginga mumere nkaho muri gukora bari kubahatiriza, ntago muzigira mutera imbere niba uko mutekereza. Muzahora mutekereza ko hari abandi bantu batwaye amahirwe yanyu, kandi yenda abo ngabo nabo ushobora gusanga baranakoze cyane. Ushobora kumubona aho tugakeka ko ari kuba mu modoka iwabo yaguriwe n'iwabo, ariko atari ko bimeze. Cyo kimwe nuko ushobora kumubona ugakeka ko ubuzima arimo arabamo nk'uko ubwita ngo ni ubwawe, ugasanga ari n'ubuzima bw'ideni. Hari ababyeyi bafashe amadeni kugira ngo bahereza abana babo umwana agire iterambere, hanyuma cyagiye uzajya kubaho neza ugasanga warimo arishyura ya madeni. Ababyeyi bafashe kubera ko bamwigishije kuba amadeni bakuru bamusigiye imirage y'amadeni. Ariko ubivuze neza peke, ubivuze neza ko uwo mubyeyi ashobora gufata riske akajya gufatira umwana wiwe ideni kugira ngo abemo ejo hazaza, azagire ejo hazaza heza, azagira ubuzima bwiza. Ariko ntiwirengagize uriya mubyeyi wo mu cyaro ntabwo ibyo byitayeho, ntabwo anakwitayeho. Nimba wariye, nimba waryamye, ibindi ntibimureba. Akwitayeho cyane kubera ko umwana wo mu cyaro peke. Tureka kureba ko wowe wagiye kureba ubwo buzima bw'uwo muntu ari kubamo bwawe, atari uko wageze ahandi uwo muntu ari. Niba arageze ahantu ari so ugasanga aribwo buzima bwawe arimo arabamo. Peke banza wumve kuri iyi point. Wowe ubwawe uravuze uti aho umubyeyi ashobora kureba ejo hawe akagufasha muri ya masomo yakwigisha, akabona bidahagije akaba yagenda akagufatira loan kugira ngo ejo uzagire fitire nziza, sibyo? Okay, hanyuma iyo future nziza itabaye usigara urwana n'iyo loan, iyo ngiyo ni risk. Nta kibazo ariko bitandukanye na uriya mwana wo mu cyaro. Mama we arumva ko cyangwa umubyeyi wiwe muri rusange arumva ko kuba yamugaburiye, kuba yaryamye, ibindi ntago bimureba. Urumva uwo mwana azagira ubuzima bumwe na uriya mwana bari guplaningira. Uwo mubyeyi kuki ubundi wowe ushaka kwigeranya kugira ubuzima nk'ubwa runaka, wagize ubuzima bwawe gucisha ugira ubw'abandi. Ariko kwiga no kwigana peke. Uretse gato uwo mubyeyi wo mu cyaro we yakoze ibyo ashoboye, yafashe amatungo yaragurisha, afata ibyo afite byose, afata imbaraga zose yahingishije, akuramo icyo yakuye muri wa musaruro w'ibyo yahinze byose, aragurisha, akushyira mu ishuri, urasoza, umaze gusoza ubonye diplome, bacyashanga gusunika, urumva agifite imbaraga zo gusunika wowe. Ariko ntiwirengagize none kuki ushaka ngo agusunike? Ariko harimo umubyeyi wanjye kuba gihari se wakwize gucuka. Kugucuka biri kukunaniza iki? Ufite diplome, ufite irangamuntu, wakwize gucuka. Peke bavuga ko nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Ntabwo wowe naso cyangwa nyoko muri kurushanwa, we n'ababyeyi ntabwo muri kurushanwa. Twese turaza kugira bakoze ibyo bashoboye kandi babitangira mu myaka ingana nk'iyo wowe ufite. None urayifite uracyashaka bakomeze bagusunika. Ahubwo peke batangiye neza uvuga ngo kino ni ikibazo kiri familiare. Nyine cyo kiri familiare. Kandi muri famille buri wese agira inshingano. Kere kuba uri prodigal, uri ikinegere umwana wenyine babyaye kuko wumva ko wenda udakeneye gucuka ngo usigire n'abandi nabo babashe kurerwa. Ibyo biratugeza kuri responsibility ya buri muntu. Okay, responsibility yawe barayikoze, warize, warasoje, ufite n'irangamuntu yawe, ufite na diplome, genda ujye kwirwanya. Ushaka kuvuga ko hari aho bigera responsibility y'umubyeyi igashira ku mwana wiwe? Umubyeyi asigarana inshingano zo kukurebera ko asigara inshingano zo kukurera kandi ukuze. Icyo gihe nawe waba udashaka gukura. Erega ibyo jambo no kuryumva President of the Republic of Rwanda His Excellency ari kuvuga ati buriya ni ikibazo gikomeye cyane kuba ababyeyi tuvuga ngo abana baracyashaka konka, ariko n'umubyeyi udashaka gucutsa abana nabo bafite ikibazo mu mutwe. Ni gute umwana yakomeza konka akarenza n'igihe? Wowe ufite ibikuranga, wowe warize umaze kwiga ibya community, genda nawe ujye gushaka izo dreams zawe kuko nizawe ntabwo ari izaso, ntabwo ari iza mama wawe, si iza papa wawe, si iza mama wawe. Genda ushakisha izo dreams zawe, nizawe ntabwo ari izabo. Okay, kugenda kuzishakisha ntawe ubyanze ariko dukeneye base. Ukaba nk'akanyoni, base y'iki kandi base uyifite.
uraguruka ujya hehe kugenda n'itike ntabwo buguhagije kugenda n'itike aho ariho hose uraza gukenera itike urakenera ikizagutunga urakenera n'ikirere iwanyu mu cyaro ubona itike ushaka ngo so na nyoko bashaje bajye guhingira baguha itike bajye guhingira abandi bantu bakwira baguha itike niba uri kubona abo ko ntaho bakura uracyabasaba iki badafite ibyo bari bafite byose barabiguhaye uri kubasaba iki badafite ubwo ni ukuvuga ngo uremeranya n'abavuga ngo umwana wagize indangamuntu umwana wakuze aba agomba gucuka akagira responsibility akagira inshingano kugira inshingano no gutangira we kwimenya ubwo biratugeza kubanza reka tugende mu buryo wenda no butari amarangamutima ababyeyi bari bakubwiye bafite imyaka 25 bombi uko ari babiri ye nari wakubwiye afite 20 undi afite 27 cyangwa 25 muri babiri yego hanyuma wowe ufite imyaka 25 wowe ufite inzozi zawe uri gutekereza ko amarangamutima yawe ibyo urimo urareba kuri social network byamaze kukuganza uri gushaka ibyo bintu ababyeyi babikore nabo ubwabo ntabwo babashije kubyihari ubwabo ku giti cyabo urashaka babiguhe icyo ni ikibazo cya generasiyo ariko generasiyo yabo niko yari iteye itandukanye cyane na generasiyo turimo iyo generasiyo yabo yatumye bajya gutura ikantarange yatumye abandi bagenzi babo nabo babasha gutura mu mujyi muri kapitali ntabwo cyari ikibazo cya generasiyo cyari ikibazo cy'amahitamo ajyanye n'imbaraga z'ubushobozi bw'ibitekerezo oya ndaza kukubwira neza ukuntu ari ikibazo cya uretse gato cyabaye ikibazo cy'amahitamo ajyanye n'ubushobozi bw'ibitekerezo byabo hari umuntu ku isi uko abantu bose tuba tumeze ntabwo ariko tunganya ibitekerezo hari n'umunsi wari ufite ibitekerezo byo kumva ko nk'uko nyine nabo bifite bavuga ati igihe bakabe bari kunsunika ariko nkibaza ngo wowe undi kwisunika bikunanije iki ntabwo ubana n'ubumuga nta kibazo na kimwe ufite cy'umubiri yewe nta cy'amaguru nta cy'amaboko nta cy'umutwe uriya mwana basunika we afite ikihe kibazo buriya biterwa n'ababyeyi bamubyaye cyo kimwe nk'uko n'ababyeyi bakubyaye bakujyanye aho bashoboye bo kuba buriya basunika rero nawe yavukiye ahantu bashoboye kumusunika rero niba baba badashobora kugusunika wibahatiriza kugusunika kandi batabishoboye ahubwo wowe yiga gutangira kubakuza kubera ko ubwo ni ikikwereka ko bakoresheje imbaraga zose zirenze nizo bari bafite bakugeza aho ugeze gukomeza kwitwara biri kukunaniza iki kandi nta bumuga ubana nabwo rero biraza kutugeza kuri iki kibazo erega peke ni nkubwira ngo ni ikibazo cya generasiyo byumve kera umubyeyi yaguherezaga isambu kugira igusunike sibyo ariko uyu munsi wa none kugira ngo wisunike bitewe n'icyo wize nuko uraba ufite materiyere nziza kuri icyo kintu wize iyo sambu bayitanze bakwishyura minerivare iryo tungo barigurishije bari kugutunga none nimba ishuri ridahagije gusa hanyuma uno munsi wowe nabo aribo bafashe bakureze ufite umwaka amezi ukiri urusoro mu nda yabo kunigeze imyaka 25 bakagutakaza ibyo bari bafite byose bakaba banashaje kwari umwe ugize 52 undi ufite 45 barashaje barakuze barashaje ariko ndacyabakeneye urimo urabafasha ahubwo we bo icyo gihe ko batari bakeneye ababyeyi babo bari bakeneye kugira bakurere we bashatse nabo byo bakumuryango erega pike ntago nganya ibintu nabo ndacyabakeneye baracyafite ibindi bafite ibyo bari bafite barabiguhaye kuri kubahatiriza ngo babiguhe kandi ntabyo bafite ababyeyi batanze ibyo bari bafite byose bagurishije amatungo bakujyana ku ishuri bagurisha imitungo amasambu n'ibindi bakujyana ku ishuri barashaje ntibakibasha gukora bakoresha imbaraga zabo zose wowe urakuze ushaka kwicara aho ngaho urebe network urebe TikTok none umara kureba isi yasibo yabananiye wowe nawe iri kukunanira kubera ko uri kwifuza kubaho udashaka gukorera kubaho cyo ni ikibazo gikomeye generasiyo z'urubyiruko rw'uyu munsi mwese muri kwifuza mubeho neza mugire ubuzima bwiza tuvuta twiza uduparufe ibiki byose imodoka nziza ariko ntago muri kubasha mwebwe kubaho ntago rero mushobora kwifata ngo mujye mwirwa ku mbuga nkoranyambaga nizimara kubakorotinga ubwonko mwumve ko mujya kubuza ababyeyi banyu amahoro ahubwo byakabaye ko abana mutangira kwiga kumenya gushima ikintu kiri ahangana amaze kukibona n'uburere bwo kudashima kudashima ko hari ibyo mwakorewe icyambere kudashima imiryango mwavukiyemo mukumva muteye n'ipfunwe n'imiryango mubamo n'ubuzima bwanyu mugashagura muhatiriza hano ngo ibintu bo badafite bananiwe no kwigezaho yewe na bya bindi bari kwigezaho babibuze ko bari kubaha mwebwe n'abana babyaye erega pike ntago ari kudashima ahubwo buri mubyeyi wese aba yifuza kuba yatereka umwana wiwe ahantu heza none wawe niba yarabishoboye niba atarashoboye kuhagutereka ariko yenda akavuga ati uko bishoboka kose nagerageje kumuha yenda 30% ry'ibyo gihe nshoboye nk'umubyeyi we nk'umwana washimye ibyo nawe ukajya gukorera ibindi reka nkubaze ikibazo kimwe peke tukiri aho hari ikintu uri kwirengagiza sibyo ndashima umubyeyi wese wafashije umwana akamugeza ahageze
ariko hari ubwo umubyeyi agufasha pe mu bushobozi bwe bwose afite ayo mashuri akayakwishurira ako kenda keza ukakambara sibyo amashuri ariko ukayarangiza ntabwo biba bisobanuye ngo urahita ubona akazi nawe urabizi hari icyo bisaba kugira ngo umuntu abone akazi hanyuma rero kugira ngo niba iso aragerageje uwo mwana aragerageje naho atadepoje pe turaho icyo akeneye ni kaga connection ka wa mubyeyi uri mu pushing gato ngo abone ako kazi gato rega hari ibintu muhatiriza mugashaka kugira ngo muhatirize ubwonko kandi bitabasha gucamo nkuvuga ngo wowe wifata ujye kwicisha mu kenge kikize kurushinge kandi bitari bukunde umubyeyi wawe yagiriye connection ntabwo ari kuba ari muri cyo cyaro ibyo nyibyo ushaka gukora akaba nawe yarabikoze erega abo bafite institute zikomeye abo bafite institute zikomeye ni abakolege b'ababyeyi buretse gato nibo bakagombye kuba bari wawe umubyeyi we nawe genda ushaka bakubera abakolege icyo kibazo utazahura nacyo nawe ku bana uzabyara kuko nawe uzabyara uzabagira umubyeyi wawe yaba afite iyo connection ntabwo yari kuba ari aho ngaho nawe ari yari afite ubwo bushobozi nanone ntabwo yari kuba ari aho ngaho nanone ari aho ngaho kubera ko we nicyo cyiciro cye cy'ubushobozi bwe yabashije kugira nimba ubona ahubwo wowe hari icyo wamurusha genda ukore ugaruke nawe umukure hahandi uvuze akantu ko gukora uvuze akantu ko gukora gukora ikintu cyose ukora biba bigusaba igishoro capital ibe ntoya cyangwa se nini noneho ni ntoya ntayo ufite urangije ishuri uri empty uraje nyine urangije ishuri utangiye zero iyo capital ni y'abacuruzi kandi imirimo yose ntabwo ari ugucuruza urumva bisaba igishoro ni ugucuruza kandi imirimo yose usa naho tugira inama imirimo yose si ugucuruza rega abanza wumve ko imirimo yose ari ugucuruza oya reka muri rusange ya myumvire rero mufite namaze kuyumva mufite imyumvire y'ikibazo cyo kumva ko mwe mushaka kuba hari uko ushaka kubaho nk'ibyana by'inyoni ngo baterekere ibintu byose yari amurye oya si ubutane kwirengagiza wagiye ku ishuri urabizi reba cyagiye wavuyeyo cyagiye wavuye uretse nkubaze reka mubaze ikibazo gucuruza none nasabye igishoro uretse gato ntabwo nagiye gucuruza none nasabye igishoro reba cyagiye wari umanukanye lisanse mu cyaro sibyo byagenze bite kugira wivana aho hantu ndahuye ngo ntawe nasabye igishoro nta nubwo nize ubucuruzi sinigeze nkora n'ubucuruzi wabigenje ute gihe ikintu cya mbere nagira mbaze kukubwira cyumvikana wewe kwigeranye n'abandi mu buzima urimo wishaka kuba abandi ngo bakubere nk'ikirahure cyo kwireberamo ngo kwiga n'ukwigana ntago wakora ibyawe just ufite ibyo rero ntago babikwigisha kugira abana b'abakire ahubwo wowe niba waravutse wanyara abana b'abakire wazaba umukire gute niba waravutse wanyara abakene ukabona nta kindi kintu bakumarira wowe genda noneho b'umukire nawe uzubakure muri bwa bukene ugira dore noneho mu buryo unadufashe kutugira inama sibyo umanutse ku ishuri uzanye dokima mu ntara ariko iyo dokima ubundi buretse gato tukiri aho utarasoza ubundi icyo gipapuro kubera icyo ukomeza kuba ari ikintu uha agaciro kurenza imbaraga z'umubiri bwawe uragiye agaciro kubera ko cyatwaye igice kinini cy'ubuzima bwawe kubera ikintu ushaka guha agaciro kurenza kwizera orientation aho bagucishije kugira ngo bakwigishe uko wabasha kumenya kwirwanaho uri kwiga mu mwaka wa 3 cyangwa wa 4 ntabwo bakwigishije gusimbuka urukiramende nta hantu batabyigisha murarusimbuka iyo ugiye gusimbuka urukiramende ukora iki usubira inyuma none se kuki ushaka kujya imbere kandi igihe bari kukwereka ko mbere yo kugira ngo ujye hariya wowe utekereza kujya subira inyuma uze kuza wahoreye kuki ushaka kugira ngo wowe ugende uri empty bivane mu buryo bw'ubwenge cyane kugira ngo dufashe twese tubyumve mbishubije mu ishuri kubera ko hariya bakwigisha gusimbuka urukiramende wari utarafata diplome bakwigishije gukora imirimo y'amaboko bakwigishije ibice bigize umubiri wawe bakwigishije imibare bakwigishije gukora bakwigisha kubara bakwigisha discipline no kubana n'abandi bantu none ibyo biraza kumfasha iki ku isoko biragufasha kubanza gusubira inyuma ukitekereza wowe mbere yo kujya kwihutira kujya gusimbuka ujya kugaya abandi bantu nusimbuka urukiramende nabi urakuka amenyo ubwo ninsubira inyuma nkitekerezaho niba sako reka da ntabwo biba sako icyo gihe uraba ufite indi mico yawe yindi nyine y'ubuginga ntabwo erega abantu kuba ari abaginga bari mu bandi bantu bazima nta muntu wazanga bibareba ndashaka kumenya ahubwo icyo nshaka kugira ngo nkusobanurire iso na nyoko bakora iki bagiye kwishyura ishuri umwaka wa mbere wa kabiri kugera ku wa 6 bo bari gukora iki bari bafite amasambu baguze ntabwo nabo bayakuye uretse gato nta iby'umurage ahantu mwese muri gupfira ubwenge bwanyu muri gupfura ko mukeneye gutamikwa nk'ibyana by'inyoni kuki ukeneye kumva ngo barakuraze yewe nagira ngo ubwire ko no mwitegeko urambajije amasambu bo bayavanye he uretse gato nagira ngo ubwire ko mu itegeko rya leta y'u Rwanda uyu munota tuvugana gutya
umubyeyi aha umwana ikintu yabishaka atabishaka ntacyo aguha nta n'umurage wemewe nta biriya bintu by'iminani byavuyemo umuntu aguha kubera ko wabishaka kubera ko baje gusanga mwese ubwenge bwanyu mwari mutangiye kugenda muniga ba so na ba nyoko kugira ngo agize neza yavuze ko umurage w'umwana ari ishuri ari minervari warize wararangije umurage w'umwana ariko ni school fees ibyo ni ijambo ryandi rya perezida wa repubulika is excellent umurage w'umwana ni ukumuha ubumenyi ubumenyi warawubonye ufite n'ikibyemeza ababyeyi uracyababaza iki nanjye nicyo kintu nkubajije cyagiye umanutse ufite iriya dokima niki kintu uri bukore ufite dokima gusa ufite ibipapuro hanyuma uri mu ishuri ntabwo wahisemo icyo uziga nta fakirite wigeze utoranya natoranyije fakirite ariko iyo fakirite watoranyije iki iyo fakirite iransaba equipment we kuki watoranyije ibintu bidafite equipment wowe mu mutwe wawe kubera ko kugira ngo ujye gutoranya fakirite ujya gutoranya yaramaze gufata irangamuntu uri macuwa nta muntu umwe bahitishamo kujya gususha adafite irangamuntu ntabwo bibaho ntabwo bibaho mu wa gatatu turankome watoranyije ikintu wowe uzi ko uzashobora niyo mpamvu byari byinshi utoranyamo icyo uzashobora none ko wagitoranyije ukaba warakize wumva ko warakize waranagiye n'umwanya kugishobora biri kukunaniza iki kandi ari cyo kintu watoranyije kukishobora ntabwo ari ikibazo ahubwo nyitoranya hari ibintu bibiri kukikorera cyangwa se nabura ubushobozi nkagikorera abandi jya gushaka abakora nk'ibyo bisa nk'ibyo byawe ubakorere setu niba utabasha kubyikorera erega ikibazo gihari uyu munsi wa none imirimo barayihana bimwe bita akazu sinzi nimba ubizi ugasanga ngo murumuna wanjye arabona akazi mushiki wanjye abona akazi famiye yose nivaho dufate ba kuzine na bakuze wowe se urinjirira hehe uraca hehe dore ikintu gihari rero mu mutwe wawe buri gihe cyose iyo utekereza ngo imirimo iragenda mu kazu ntabwo abantu bose bafite inganda ariko bafite abantu bafitanye isano bazajya guha iyo mirimo kuko bose ntabwo ariko bizi ibyo bintu ahubwo wowe wiba umunebwe icyo ni ubunebwe nta n'ikindi kintu gihari ni ubunebwe urubyiruko mufite ni ugushaka kuba mu buzima butarageramo ni ugushaka kuba mutavunitse kandi si turimo ntabwo waba utavunitse ngo bikunde inganda zikora ibintu wize ushobora gusanga zirenga 10 cyangwa 20 niyo zitari muri icyo gihugu urimo ziba ziri mu bihugu muturanye ikibazo ni ukubona n'imyanya turumvikana neza kandi wowe ikibazo cya mbere ufite cya mbere kudashaka gukora urashaka ngo bagufate bagutirage no gushyiremo aho ngaho nkaho wagira ngo soranye kuba bafite uruganda kandi nabo ubwayo mpamvu bagiye muri icyo cyaro none urwo ruganda nzarugeramo gute uzajya murukoramo nk'abandi neza urwo ruganda rukoramo abantu bo muntu gusa bafitanye isano bonyine uza abantu babe baraplayinze rega nubona umujene nubona umujene yaracitse tama yaracitse kime zo kujya muri ibyo biboro nuko aba yarazengurutse ahantu hose afite ziriya mpapuro wabibwira abandi bantu kuko nanjye mu myaka ishize nari meze nk'amwe waje kuhivanuka aha ngaha turi kuvugana rero gutya ndi gukorera aha ngaha turi kuganirira ni ku murongo mugari wa PK Official yego ubu uzi ukwangaja imbuga nkoranyambaga nazo ubwazo zirakwangaje iyi ni inama ku rubyiruko ubu uzi umuntu uguha akazi wowe imbuga nkoranyambaga ubwazo zaguha akazi urakihaye kandi imbuga nkoranyambaga ni umukire utagutegeka ibyo wowe ukora imbaraga zawe n'umurava nibyo bigutunga kandi bitunze n'abandi benshi niba wumva kubera ko telefone wowe warebeyeho amakuru ko hari undi muntu uba mu nzozi zawe iyo telefone ubwayo yakubyarira amafaranga nawe bakaba mu nzozi zawe wafotora amafoto yanyu mu byaro hari abantu bayakeneye wakina filime hari abantu babikeneye wakora ibiganiro by'iwanyu mu byaro biba bihari izo story hari undi muntu uzikeneye hari undi muntu utaraba muri ubwo buzima ubamo ya telefone wakoresheje wowe ureba ibyo bintu yavamo igishoro yahindukamo n'uruganda icyo kirashoboka reka turekera inama eshatu ku rubyiruko n'inama eshatu ku babyeyi ariko hari ikintu uri kwirengagiza hari ukuntu uri gushaka kugumura ababyeyi kudafasha umwana no gushaka kuducutsa ngo tuve mu rugo kandi tugifite uburenganzira ku mubyeyi buriya baravuga ngo umwana aba afite uburenganzira bwo kugira ababyeyi mu gihe abafite sibyo hari ukuntu uri kubivuga nko kugumura ababyeyi ngo bareke gufasha umwana kandi umwana agikeneye ubufasha bwawe inama eshatu ku babyeyi
n'inama eshatu ku rubyiruko mu buryo bw'imikorere. njye nta mubyeyi nigeze ngumura, ahubwo icyo nabivugiye ni kubera ko urubyiruko hari ibintu mwishyizemo, kuvuga ngo ababyeyi banyu ngo hari aho batabatuje ngo bazabasigira imirage myiza, ngo hari aho bataguze icyo gihe bari kumwe na bagenzi babo, ariko mukanga kwirengagiza ubushobozi bw'ababyeyi banyu mu mitekerereze no kwakira isi icyo gihe uko yari imeze. So rero icyo navuga ku rubyiruko cya mbere, mwikuremo icyo kintu cyo kuvuga ngo ababyeyi banyu hari ibyo batabaguriye, hari ibyo batabakoreye, hari aho bataguze ngo bazaba basigire nk'imirage, hari aho bataguze ngo ubutaka bazajye kuba batuza, icyo gihe ntabwo bari babishoboye. Ariko noneho wowe niba ubishoboye, aho hantu ko hatarashira aracyahari, bari mu Kiyovu aracyahari, nawe urahari, genda uhagure. Kuba sonanye kuba atarahaguze, wowe genda uhagure guys. Niba ari Gacuriro ya mbere sonanye kuba batarahaguze, genda uhagure ko nawe urahari, kuko nawe nuramuka utahaguze abana bawe bazabikubwira ngo ese ko byakunaniye, kandi ababyeyi ko nabo bazavuga ngo ese data ari mu biki, wowe wari uri kwirenganisha kugira ngo wigereranye n'abandi bantu, wari ukiri kureba ku mbuga nkoranyambaga uvuga ngo bari kuba mu nzozi zawe. So rero urubyiruko, ikintu cyabe nabwira ibyo bintu mubireke, mucire birarura. Buri mubyeyi wese ari mu bushobozi we yahisemo kubamo, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ababyeyi nakumva ko bazajya bigisha abana babo, ariko bakabigisha n'imirimo y'imbaraga. Impamvu iri gutuma iyo miteto muyifite n'ubwo bugambo ni kubera ko imirimo y'imbaraga babarekaga mujya mu ishuri gusa, ku gatandatu no ku cyumweru ntibabajyane guhinga ngo umenye n'ukuntu bavunitse, bakenera kubasangiza imvune zabo. Mukajya gutashya, mukajya gusenya, mukajya guhinga, mukajya kubagara, mukajya gutera, mukajya nabo gusarura. Bana kuvuga ngo mwagiye kwiga kuwa mbere uretse gato kugera kuwa gatanu, ko kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu muri kwiga bamwicaye mu ishuri. So rero mukeneye kugira cyagiye muvuye mu ishuri, ntimuze ngo mujye kufura imyenda gusa, muzasubire na kwiga kuwa mbere mwirwa mwicaye nk'abajistoma, munarya mutamika utuntu twose, mugaruka muri kuvuza induru. Amayogi, imishike mujyane mu bikangaga, mu bishanga, ahantu hose. Babyeyi mubyumve neza, abana mubigishe munashyiramo n'imirimo y'imbaraga, kuko bari gukura nabi cyane. Icyo ni icya kabiri. Ababyeyi rero nanone mwagiye muhitamo amahitamo n'ubundi adakunda kunyura abana banyu, mujye mwihangana, mubibutse ko bagomba gucuka kare. Bimubwira tuti ibyo nari mfite narabiguhaye byose, genda. Hama namwe b'abakire mukomeze mufashe abana banyu ko mubishoboye, nta wagira icyo abagaya uko mwagize amahitamo yanyu. Ndumva ari icyo navuga ku babyeyi. Hanyuma ku rubyiruko, namwe bana bato, mukure amaboko mu mifuko, mukore, mureke gukomeza kuba mu nzozi z'abandi bantu, mube mu buzima bwanyu, mwikwigeranya n'abandi bantu batari mwebwe ngo mujye kuba ubuzima nk'ubwo bariho, kubera ko mwese ntabwo mwashakiye hamwe, ntabwo mwavutse hamwe, ntimwakuriye hamwe, mwakuze mu bice by'isi bitandukanye bitanganya amahirwe. Byaba byiza rero muramutse bayeho ubuzima bwanyu mwe mwumva mushoboye kubaho. Mutabishobora ibyo ngibyo rero mukemera kuvunika, ariko nyuma y'igihe kirekire ya mvune no kwihangana hari icyo bizabyara. Ayo vuga ngo muzabaho gutyo ngo musunikwa, igihe cyo gusunikwa cyararangiye, isi iri kugenda ihindura imiterere. Murabeho, bye bye. Mbere yo kudusezera, mugani wawe nk'uko wabivuze, aho umubyeyi abe yaraduhaye buri kimwe, cyane ko abe yaranaguhaye ubumenyi burenze ku bumenyi afite. Mbese aho kugira ngo ukenere ya modoka umushakeho ya modoka uri bugendemo, kagatwikiriye uri bugendemo, ahubwo wowe kabagurire. Muri make nicyo ushatse kuvuga. Ni ibyo kandi nanasezeye icyiza niwo bishoje. Murabeho rero, turakunda cyane, turatugaruka mu kandi kanya kuri PK Official. Imirongo yacu irafunguye, n'undi wese wabyifuza yaza tukaganira, nta kibazo kirimo. Ni ya gahunda yuko twakora debate, yewe nk'iyo dukoranye na Mr. Nobi, ubonetse wese ku murongo, nk'ukuntu Nobi nanjye ubwanjye mpageze, umusaza najyaga mwumva, ariko nkumva mfite ibibazo byinshi namubaza, ariko nonaha aduhaye ishusho ngari, kandi hahandi nubwo abaturakarira ntatuvugire nk'urubyiruko, hari ukuntu abe yarakariye urubyiruko wagira bafitanye ikibazo. Ariko murakoze cyane, ikiganiro nakagaruka. Bye, ciao ciao. Bye 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 bye.